abereye ibamba Izabera nawe batangiye kuba bamugira injiji. Guys, ese Vumilia ubu bwumvikane bwe ikibiri inyuma ni ikihe? Ese Vumilia kuba ari kuba nk'umuntu wikunda bya danje, ikintu kiri inyuma y'ibi bintu byari gukora ni ikihe? Vumilia nawe atangiye kuba indyarya. Vumilia nawe atangiye kuba umuntu mubi bya danje. Vumilia nawe atangiye kuba nyamwigendaho. Guys, ese urabona Vumilia nawe atarakaye? Vumilia yariye karungu, nawe afashe umwanzuro kuba yarwanira umwana we nayo wundi muntu n'umwe yishingikirije. Vumilia afashe umwanzuro kuba yarwana intambara ku mwana we ari wenyine nubwo nta n'ubushobozi afite. Guys, nkwaye ikaze. Niba aribwo bwa mbere wagera hano, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe maze dukomeze tugendane mu bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi niba aribwo bwa mbere ugeze hano, ndagusaba kugira ngo nawe ube umunyamuryango wa filime yacu My Daughter, maze dukomeze tugendane muri behenditse nsose mari kukugezaho umunsi ku munsi hano. Icyo ngusaba ni ukuba wiyandikisha ugakora subscribe maze nawe ukaba umunyamuryango wuzuye. Guys, ese urabona Vumilia atahindutse? Ese urabona Vumilia ko ari tuzi? Urabona agihari? Vumilia none yafashe indi sura nshasha. Vumilia yahise abo wundi mushasha. Guys, ese urabona bitabikwiriye? Ese Izabera noneho ko tubona yizeye Vumilia bya danje, ese Izabera urabona tuzabyicuza? Ese Izabera kuba afashe umwanzuro kuba yizera Vumilia ko agiye kumuha amafaranga nazongera kuba yagaruka muri runo kuba yamutesha umutwe ari kumwaka umwana, urabona Izabera adafashe umwanzuro ahubutse? Ese urabona kino kintu cyakoze umunsi umwe atazacicuza kandi amazi yararenze inkombe? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu My Daughter, ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu uba wiyumva nawe kuri filime yacu My Daughter. Ese urabona Izabera ahagaze? Ese Vumilia kuba yahindutse akaba muhindukanye murabona atari byiza? Ese Izabera noneho murabona ibyo bitarangiye? Vumilia aje kunegosiya, ariko kuba aje kunegosiya hari indi misiyo imuzanye. Aje kunegosiya na Izabera, aje kuba yamufata amajwi yo kuzerekana mu rukiko. Vumilia nawe aranze, noneho ahindura ibyo yararimo. Ubundi Vumilia twari tumuzi aza arira gusa nta n'ikindi kintu yishingikirize, ahubwo aza aramarira gusa muzanye. Vumilia none kuri no nshuro aje yahindura isura nshasha. Vumilia twari tuzi nka mbere, ubu ngubu nta n'ugihari. Vumilia twari tuzi yabaye mushasha. Vumilia yahinduye isura. Guys, wowe niba aribwo wagera hano ndetse ukaba utaratanga inkunga yawe hano, ube wakora subscribe maze dukomeze tugendane mu bikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi umuntu wakoze subscribe hano ni umuntu w'agaciro, arabizi ko ibintu mugezaho aba ari ibintu bifatika ndetse ibintu by'ingenzi. Ese ni ikihe kintu uri gutekereza kiraza kuba cyaboneka muri episode ikurikira ya filime yacu My Daughter? Ese uratekereza noneho ibintu biraza kuba byagaragaramo ari ibihe? Ntuhaye umwanya wawe ube watanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu My Daughter. Niba uyikurikirana umunsi ku munsi, icyo musaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira nawe ukuntu uba wiyumva. Ese Vumilia umwanzuro wafashe arawukomeraho? Ese Vumilia akafashe umwanzuro kuba yajya mu rukiko noneho kandi akajyamo nta wundi muntu yishingikirije, akajyamo ari wenyine ku bushobozi bwe? Ese uratekereza Vumilia umwanzuro afashe uzamugeza kure? Ese uyu mwana urabona azamurwanirira akamutsindira? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu My Daughter ndetse ukabona ayikunda cyane, ukabona nifuza kuba wayigiramo uruhare muri rusange,
ukaba waba ushaka kugira ngo babe wa munyamuryango nawe wa filime yacu My Daughter, cyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe, ubundi ukanasharinga kuri bagenzi bawe bake ufite, nabo bakabasha kuba babona ubutumwa bwiza bwa muri filime yacu My Daughter. Kandi umuntu wese wakoze subscribe hano arabizi ko tumugezaho ibintu by'ubwenge, arabizi ko tutajya tumusondeka, arabizi ko ibintu byose tuba turikora umunsi ku munsi ari wo tuba turimo gukorera. Rero icyo ngusaba nimba ugeze hano, icyo ngusaba ni ukugira ngo ntuhave kino kiganiro kitarangiye, cyangwa se ngo uhave utabanje wanakora subscribe, kugira ngo nawe tube twajyana mu bikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi. Njyewe uri kubagezaho bino bikorwa byose nitwa Niyonsenga Mukiga Venke, ushaka wanyita Mukiga Venke. Guys, murabizi ko muri abantu bagaciro, ariko ubu ngubu tuvugana noneho namwe murabizi ko ibintu byahindutse. Ibintu mwabonaga muri filime yacu My Daughter, noneho haje ibindi bishasha. None ubu ngubu byahinduye isura. Ubu ngubu Vumilia noneho agiye kuba yijyana mu rubanza na wundi muntu bari kumwe. Vumilia agiye kuba yajya kuburana mu rukiko ari wenyine, na wundi muntu n'umwe umuherekeje. Ese Vumilia araza gutsinda? Ese Vumilia intambara arayirwana ari wenyine abe yayibasha? Guys, icyo mbasaba ni amasengesho yanyu. Vumilia ibimenyetso byo yamaze kuba yabibona bigaragaza ko uyu mwana ari we wamwibarutse mu nda. Vumilia ibimenyetso bigaragara ko ari we wibarutse uyu mwana yamaze kuba yabibona. Ubu ngubu igisigaye ni ukuba yajya gutanga ikirego mu rukiko. Ubu ngubu igisigaye kuri Vumilia ni ukuba yajya mu rukiko akajya gutanga ikirego, akareba ko bacyakira. Guys, niba ukunda filime yacu My Daughter, ndakugira ngo utange ibitekerezo byawe, wambwira tube tuganira kuri filime yacu My Daughter, niba uyikunda cyane by'umwihariko, ndetse ukaba unashaka kuba wayigiramo uruhare rusesuye. Kandi urabizi ko umuntu utanze ibitekerezo hano kuri iyi channel njyewe ndamusubiza nk'umuntu w'umunyamwuga, ndamusubiza tukaba tuganira kuri filime yacu My Daughter. Guys, ese urabitekereza iki? Ese urabona bitabaye ibindi? Ese urabona bitakaze? Ese urabona noneho kuba Vumilia yafata umwanzuro nawe kuba yifatira icyemezo cyo kuba yarwanira umukobwa we, urabona yafashe umwanzuro mubi? Ese Vumilia kuba nawe yafashe icyemezo cyo kurwanira umwana we yakoze nabi? Vumilia turabizi ko ukuntu twari tumuzi yahinduye isura. Vumilia ukuntu twari tuzi ukuntu ameze yahindutse, yabaye undi mushasha. Vumilia twari tumuziho nk'umuntu upfa utinya abantu bose abonye. Vumilia twari tumuzi nk'umuntu ugira ubwoba burenze. Vumilia ubu ngubu tuvugana noneho nta n'ubwoba nabuke asigaranye. Vumilia ubu ngubu tuvugana ibintu by'ubwoba yabisize ku ruhande. Ubu ngubu ikintu cyagiye gukora ni ukuba yarwanira uburenganzira bw'umwana we. Ese guys, reka mfate kano kanya k'iminota 3 zonyine, ubundi tube tubazanya utubazo dukeya niba muri abakunzi ba filime zacu tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, ubundi udutekereza filime yacu Inzira y'Umusaraba ahantu izagarukira? Guys, ubu ngubu murabizi ko ahantu tugeze ari ahantu udashobora kuba wayicirwa. Rero niba unakunda kuba wareba filime yacu My Daughter, ndetse ukaba wanakunda kuba wareba filime zose mbari gukoraho ibiganiro hano kuri iyi channel, icyo ngusaba ni ukugira ngo nawe ntuzurabura kuri episode yayo yose y'amafilime zose mbari kukugezaho umunsi ku munsi. Kandi urabizi ko izo filime aba ari iz'ingenzi mu buzima. Murabizi ko izo filime zigisha ibintu bizima wanakora muri sosiyete nyarwanda. Icyo mba nkusaba wowe ni ukugira ngo ube wayikurikirana umunsi ku munsi, yanakwigisha ibintu byinshi mu buzima. Guys, filime ubu ngubu zigezweho ni Inzira y'Umusaraba ndetse na My Daughter ndetse n'Ibanga. Hari indi filime igiye kuba nabazanira
nshasha muri kino gihe. Niba uzayikunda uzaba wambwira, maze nazo tube tuziganiraho nk'abantu tuba dushaka kugira ngo tube twimara irungu kuri filime zacu tuba dukunda cyane, ndetse filime ziba zikwigisha ibintu byinshi mu buzima tuba dukeneye. Murabizi ko ngiye bagezaho bino biganiro byose umunsi ku munsi. Banyita Niyonsenga Venke Mukiga, kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro iyo mugeze hano kuri iyi channel. Murabizi ko mbafata neza, murabizi ko ngiye ntajya mbasondeka. Buri bikorwa byose mane gukora umunsi ku munsi ni mwebwe mba ndi kubigezaho. Rero niba unakunda ibikorwa byose mane gukora umunsi ku munsi, ndetse ukabona akunda uburyo mba ndimo kubikoramo, ndetse niba utanakunda uburyo mba ndimo kubikoramo, nagusaba kugira ngo ube watera comment hasi, ube wambwira ngo mpindure akangaka naka, cyangwa se mbe nakomerezaho. Nk'abantu dukomezanyirije urugendo, icyo nkusaba ni ukuba twagirana inama, tukaganira nk'abantu bakuru, tugatangana ibitekerezo, tukagirana inama. Guys, rero murabizi ko twe tudatinda mu magambo. Niba navuze menshi unyihanganire, ubwo byaje ariko bimeze, nagize ngo tube tuganira kuri filime yacu Mayidota, kuko ni filime igeze ahantu utagomba kuba wayicikwa. Rero ndagusaba kugira ngo nuve hano udakoze subscribe, kugira ngo nawe ube umunyamuryango wuzuye filime yacu Mayidota. Twongere duhurire ku yindi episode ikurikira ya filime yacu Mayidota. Kandi icyo nkusaba, wowe wakoze subscribe, ndagushimira, uri umuntu w'intwari kandi uri agaciro hano kuri iyi channel. Twongere duhure ku munsi w'ejo tukugezaho episode ikurikira.